Papa ko ndebe uganagura inkweto ugiye he? Kwa mwana wundi ushinzwe ikisha buryo mbaza ahantu ngiye Ese ntago ndi umwana wawe? Kuba uri umwana wanjye biguha ububasha bwo kumenya aho ngiye. Birabumanyi. Amwana usigaye umenyera. Ubundi ndi umfata nka so cyangwa musaza wawe. Mfata nka papa. None ku buryo mbaza nka aho ngiye nkaho uri umugore wanjye sha. Ese ntago mfite uburenganzira bwo kuhamenya. Aha mwana we ndumva udashobotse. Ubwo ni wowe udashobotse. Ngiye gusura inshuti zanjye. Ubwo size inshuti zawe nizi. Kwa mwana ushinzwe iki bundi sha? Ngiye gusura inshuti zanjye. Suboni papa ujya wibuka ko ari njye mukobwa wenyine ufite? Ndabyibuka. Ubundi se urankunda? Ndagukunda cyane. None nimba unkunda ambwira aho ugiye. Ngiye gusura inshuti yanjye bita Ben. Ben? Ngo se noneho nuwa. Ntago wamumenya sibyo se? Niyo mpamvu ntangaga kubikubwira. Kandi uhumure rwose ndataha hakiri kare sibyo? Unzaniye na tenji. Ndayikuzanira. Rero sinereka nkubwire. Musaza wawe agira ibifuti byinshi. Ngiye kuguha telefone. Nakora amafuti bituma amafuti. Neza cyane. Sawa kagenda. Password. Password urayizi urandikamo nimero zanjye. Suzizi? Sawa. Sine wanije phone. Ngutize se kari ngiye papa yasigi uragira. Nese ayigusige habaye. Yambwiye ngo nukora ibifuti muhamagare. Nibihe bifutize? Nesine waretse tugapanga ukaneza iyo phone nigera hara ku muhanda Nayo ngutiza. Ndashyiramo simukadi yanjye nite ujya kubikuza. Se sine wagiye wumva. Papa yayinsigiye ngo nikinire game kugira ngo se hatabiki. Okay sine phone yigumane maye ngutume ku muhanda. Kugura amandazi kwatizo. Kwatizo? Okay nari bikangenda. Nari bingagenda. Tebuke. Ndasanga icyaha gihoze. Nizere ko kagiye none kaze mwereke. Allo? Umva se, umva sheri mbaburuza unsure none kasine kagiye kana papa yagiye. Nta muntu numwe uri butubangamire. Umva papa nagongera kutureba nabi cyangwa dusohore. Banguka mwana, banguka sinaho yagiye adahitaza. Ndabizi kazi kubu ngubu ngiye guhamagara umuntu. Sawa. Wenda ututega nakagare. Umukobwa aje gukora iki hano? Sisi ni ubwo wona gutumye wavuye. Navenye. Wagiye wumva basi. Byo binyibagiza uyu mukobwa aje gukora iki hano? Wabwiye ko nta muntu uhari. Ndahari. Sine subira ku muhanda ugenda ubiza. Nabizanye ariko. Umva nje noneho nani ibintu by'imikino mfite ngiye guhamagara papa. Nyine sine bawitonze. Batonze baze mubwire. Uyu mukobwa nyine yaraje gusaba akazi. Sheri uvuze ngo iki? Wacecetse. Ubwo bugori uri mu vugani y'abaki. Papa ari kuwabe witonze. Okay. Aje gusaba akazi. Hanze ndaje. Umva muko, fatunamwe. Genda kuburira muga yose. Mbona ikeye. Ako se usheri bine byo yanzaniye hano. Wowe pfa kubyemera nakire. Nurangiza urakoroka. Genda wakubure ujya no gukura kwa nyogokuru. Nurangiza unafura imyenda. Wituma amagara. Wumvishe? Nese wa mwana wowe wakuganga ukora ibyo bintu byose muri aka kanya wabirangiza. Sura umukozi. Nunyumvira. Ubu ngubu ngewe none ibyo naje gukora hano. Hangane nyine ubikora. Bakarangize ziba ngewe mwaje kwirirwa mukoresha imirimo ahangahe ngiwanyu. Nese rukuzunuka njye wakaguhaye. Nese ubundi uriya mwana wawe w'iwanyu y'umubuzi. Nese sheri so nkunda. Nese ndagukunda bivuze ko naza kwirirwa muri akazani wanyu. Ako nyine nimba ruri mushiki wanjye wakaguhaye ntabwo wazunura umujinya. Niwe watura umujinya. Ntabwo ari byo nese ubundi ntabwo bambwiye ko adahari. Nta kibazo reka tubireke. Wabishoje?
Okay, ngo utaha baraza kugushyira nimugoroba. Sine waretse nkamuherekeza. Umuherekeza se si umukozi. Azitahire. Ese sheri wari umeze? Nari meze neza. Cyane ari nkukumbuye kabisa. Shasheri nayo nari ngukumbuye. Ko sheri murankubwira nkusaba ngo uzaze tubane ariko warabyanze. Ese ubwo sheri ubona ntitwabana n'abari abana bawe? Abana se batwaye iki? Uriya muto nani kujya ubona ukuntu ashinga noneho yazanema ahubwo. Cyangwa ntabwo unkunda? Sheri umva nkubwire nimba unkunda ntabwo abana banjye bagutera ikibazo. Sheri urabizi rwose uriya mwana wagira amahane yazananema rwose. Ibyo tubyihorera ntabwo gusa nari nkwikumburiye. Shasheri nayo nari ngukumbuye nyine. Nkumbuye kureba ubwo bwiza bwawe. Sheri nawe urimo urashyiramo nyine montage. Nsujya ngo mba nkubeshya. Yego uri mwiza ninjye muntu wa mbere wawe bikubwiye se. Gusa nyine Sheri nawe uri mwiza nyine. Tumba abandi basore nyine bo mu Rwanda bose. Shanda gukunda ariko be ntuzamemukire nk'abandi nka mama w'uramwa wabaraba. Sheri nyine ntabwo natuma ibyo byose bikubaho kandi nyine nzakurinda ikibi cyose nyine cyatuma nyine umubano wanjye hagati yanjye nawe utandukana. Niyo mpamvu nkukunda rwose uri ku mutima kandi uzankora ku mutima. Niyo mpamvu nanjye nkuza ku mutima. Be Sonkunda Ndagukunda Sheri. usaba kandi Ntari. baretse tugatana ukajya kunsura. Sheri urabizi ko ngukunda ariko ntabwo nazi iwanyu. Kubera icyo utazi. Sheri ntabwo nabikora rwose. Ngiye bari abana b'iwanyu ndabatinya bari abana bawe. Mbabarira uze ntawe bahari. Oya bari abagiye hehe? Baba bagiye gusura nyirakuru mbabarira. Sheri ntabwo ibyo bintu rwose nabikora kandi urabizi ko ngukunda by'ukuri ariko ntabwo. Nimba unkunda rero please ndakwinginze bajye kunsura. Sheri wareka tukazayipanga undi munsi. Oya ngenda shaka uno munsi. Ubwo urashaka ko tubyihutisha kandi nyine twitonze twitonda nyine tukabipanga neza nuko nyine naza. Mbabarira ndakwinginze uze kunsura rwose. Ahubwo se nanjye nindi nkunda by'ukuri wareka nyine tukazayipanga. Hari igihe rega mu kazi naboneka kubera akazi kenshi. Sheri nawe gusa nyine waba ngoye pe. Mbabarira ndakwinginze. Ntabwo naza ndi proud yabyo nk'uko naza nabipanze. Oya sinkunda. Ndagukunda nyine urabizi. Mbabarira byemeye sibyo? Nyine Sheri urabizi ko nyine ntacyo nakwima nyifite. Gusa nyine ndagusura nk'iminota 10. Nta kibazo nishaka 5 ariko nsure de. Urabyemeye? Ndabyemeye Sheri. Ngamuhora shuri. Hano bari heshi. Akangaka kuri kukajyana he? Sine umeze ute? Ni byiza. Umase we papa, akangaka kuri kukajyana he? Ko sineshere wanjye niwe wita akantu. Akantu nyine. Ase ubundi sinereka nkubaza hasi iwanjye. Nimba ari iwawe. Ngomba kuzana abantu rero mu mashaka urumva? Ako sine ujye umenya ko ahangaha hari iwanjye. Ni iwawe si iwanyu ariko njye ni iwacu. Undi mpamvu ujya umenya ko ushaje. Kuba nshaje se bivuze ko ntakunda, wa mwana wundi wigize iki? Banza barantuburiye atari njye wakubyaye. Subira mu ngo wambyaye. Urangora wa mwana kandi. Papa ngari buno mwana. Buri afite 12 ariko wowe 65. Wungura reba ugasanga mungana. Kandi wa mwana wangabanyijeho umunwa nkinjira iwanjye, ko ari njye wahiyubakiye rwamfashije kubaka. Je ndi gukubaza naga ari byo kunsoma. Kumira none. Niko sha ubundi hangaha ni iwawe cyane iwanjye. Ni iwanjye. Sheri unyihanganire uyu mwana niko ateye. Ako wa mwana wavuye mu nzira nkigendera. Simva mu nzira. Ahubwo papa umva winjije n'umukobwa hano. Ndiyahura. Se Sheri ubundi nawe undi muryango uba hano. Sine nguvuze ngo ngwiki? N'umukobwa araramuka yinjira hano. Ngenda ajya kwiyahura. Ahaha, Sheri nkunda umwana wanjye genda. Nkunda umwana wanjye ni wowe umukobwa wenyine mfite. Genda. Sine, katwigenda.
James wa ninde muri kumwe bose ninde muri kumwe Jesus!